yitwa Muniba Mazari Baloch. Yamenyekanye cyane nka Muniba Mazari, ni umunyepakistani. Yavutse tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1988. Uyu munsi afite imyaka 31 y'amavuko. Yavukiye Balochistan muri Pakistan. Ni umugore mwiza cyane w'uburanga, imisatsi miremire cyane y'umukara, n'inseko ahorana buri munsi nibyo bimuranga. Ni umunyabugeni cyane, gushushanya no gukora amatablo nicyo kintu yamaraga umwanya munini akora, kimunezeza kurusha ibindi. Yamenyekanye cyane mu magambo yuje ubwenge asubizamo abantu imbaraga n'icyizere mu mbwirwaruhame nyinshi yagiye atanga. Ni motivational speaker mu rurimi rw'icyongereza. Muniba Mazari yakunzwe cyane nyuma yo gutangaza amateka atoroshye y'ubuzima yagize, ari nayo ngiye kubabwira nanjye. Muniba Mazari yatangiye agira ati, niba wumva ari wowe ubayeho ubuzima bubi kurusha abandi bose, niba wumva ari wowe ufite ibibazo biruta iby'abandi bose, ongera ubitekerezeho, ongera utekereze nanone. Nge nizera imbaraga z'amagambo, mbese nizera imbaraga ziba mu magambo umuntu ashobora kuvuga. Amagambo ashobora kugukiza, amagambo ashobora kukurema, amagambo wumvise ashobora kukugira umunyembaraga, ariko nanone amagambo ashobora kugusenya, amagambo ashobora kugushenjagura, amagambo ashobora gutuma witera icyizere. Iteka nge nizera amagambo ashobora kunsubizamo intege. Abenshi banyita umunyantege nke nkiyita umunyembaraga, abandi banyita ikimuga ariko nge nkemera ko mfite ubumuga ariko ntari ikimuga, banyita umunyabibazo ariko nge niyita umunyamahirwe. Reka mbabwire ibyambayeho. Icyo gihe nari mfite imyaka 18 y'amavuko, nibwo nashyingiwe. Nkomoka mu muryango ukomeye, aho abakobwa beza batajya bahakanira ababyeyi babo. Data yashakaga ko nshyingirwa mfite imyaka 18. Nanjye ndamubwira nti papa, niba ari byo byakunezeza ndabikora. Kandi birumvikana cyane, mu rugo rwanjye nta byishimo byaharanzwe, kuko nashyingiwe atari uko nabyifuzaga, ahubwo nashakaga kunezeza ababyeyi. Nyuma y'imyaka 2 nshyingiwe, nakoze impanuka ikomeye. Umugabo wanjye twari kumwe mu modoka, we yabaye nk'usinzira. Nyuma y'akanya gato we yabashije gusohoka ava mu modoka. Narabyishimiye ko we byibuze abashije kurokoka, ariko nge nagumye mu modoka. Akaboko karangiritse cyane, amagufa yo mu matako, ayo mu mugongo, byose byarangiritse. Sinashoboraga guhumeka ako kanya. Mu bikomere byose nagize, mu nkovu zose nagize, icyankomereye cyane ni urutirigongo rwanjye. Rwarangiritse bikomeye ku buryo nabaye paralize, ndetse kimwe mu gice cy'umubiri wanjye kizakomeza kuba paralize kugeza mpfuye. Iyi mpanuka yabereye mu gace kabi cyane, hataba ibitaro, hataba ambulance, mbese kubona ubufasha ntibyari byoroshye na gato. Nari hagati y'ubuzima n'urupfu. Abantu benshi baje gushungera, bagerageza kunkura mu modoka. Abantu batangira kwibaza bati se turamurekera ahangaha ntari buhapfire? Abandi nabo bati turamujyana dute se ko hano nta ambulance haba? Baje kunshakira ubufasha, ntwarwa ku bitaro bya kure cyane yaho nari nakoreye impanuka. Icyo gihe barimo banterura, nibwo numvise ko nshobora kuba nangiritse bikomeye. Ntangira kumva kimwe mu bihimba by'umubiri wanjye kitari gukora. Naje kugera mu bitaro maraya amezi 2 n'igice. Abaganga bakoze ibishoboka byose ngo bahuze amagufa yo mu maboko n'ayo mu mugongo. Na n'iyi saha nanjye nibaza impamvu binyorohera gusubiramo iyi nkuru y'ubuzima bwanjye. Ariko bajya bavuga ko iyo wagize amateka ababaje akomeye, iyo hari icyakubayeho ukaba ubasha kongera kugisubiramo, ukibwira abantu utamanura amarira, icyo ni cyerekana ko umutima wawe wamaze gukira. Muri ayo mezi 2 ndi mu bitaro, dogiteri yaraje arambwira ati, numvise ko washakaga kuba umunyabugeni, ariko nyihanganira ngo ufite iyi nkuru mbi, amaboko yawe yamugaye cyane, ntabwo uzongera kubasha gushushanya ukundi. Icyo gihe naracecetse. Ikindi gihe nanone dogiteri yaraje arambwira ati, wihangane, ibi bintu birakomeye ariko byihanganire, ntabwo uzigera ubasha kongera kugenda ukundi. Icyo gihe nafashe akanya ndabanza ndahumeka, nkurura umwuka ndahumeka koko, ndangije nti okay. Undi munsi dogiteri yaragarutse nanone arambwira ati, kubera ikibazo ufite mu matako no mu mugongo hangiritse cyane, ntabwo uzigera ubasha kubyara ukundi. Uwo munsi noneho kwihangana byarananiye. Icyo gihe nibwo nabajije mama nti, kubera iki ngewe? Kubera iki ibi byose ari nge bibayeho? Icyo gihe nibwo natangiye kwibaza impamvu mbayeho, nibwo natangiye kwibaza impamvu yo kubaho kwanjye. Ndatekereza nti ntabwo nzigera mbasha kongera gushushanya, ntabwo nzigera mbasha kongera kugenda ukundi, ibyo nta kibazo, ntabwo nzigera nitwa mama na rimwe, none kuki mbayeho? Nshuti zanjye reka mbabwire, icyo gihe nari meze nk'umuntu uri mu mwobo muremure utabona inzira na gato. Mama nibwo yambwiye ati, mwana wanjye, sinzi umugambi Imana igufitiye, ariko icyo nzi cyo nuko umugambi uhari.
nyuma y'igihe natangiye kujya nshakisha inseko nashyira ku isura yanjye ngo mpishe umubabaro. Natangiye kurambirwa, noneho ndambirwa gukomeza kureba inkuta z'umweru mu bitaro, ndambirwa kubona abaganga banyuranyuranamo bacicikana. Mbwira musaza wanjye nti ndabizi ko mfite ibiganza bimugaye, ariko unzanira agataburo gato, unzanire crayon, unzanira makulere. Ndashaka kugerageza gushushanya nanone, ndashaka kwigarurira icyizere. Icyo gihe narashushanyije, nshushanya igishushanyo abantu bakajya baza bakakireba bati iki gishushanyo ni cyiza. Bo ntibabonaga ko harimo ikibazo, ariko njyenyine ninjye wabonaga ko harimo ikibazo, kuko nabonaga icyo gishushanyo kitameze nk'ibyo nari nsanzwe nshushanya. Uko niko namaze amezi 2 n'igice mu bitaro, ndira nkihanagura, namara kwihanagura ngashushanya. Nyuma naje gusubira mu rugo, gusa ntago byari byoroshye na gato. Nabwo namaze imyaka 2 ndyamye mu cyumba ntasohoka. Kure nabashaga kureba hari ku idirishya ry'icyumba, numva inyoni uko ziririmba. Imyaka 2 n'amezi 2 n'igice nibwo nabashije kwicara mu kagare. Uwo munsi wa mbere nicaye mu kagare nibwo nirebye mu kirahure, ntangira kwivugisha, ntangira kwiganiriza. Icyo gihe amagambo navuze nayo ndacyayibuka. Icyo gihe ubwo nari nicaye mu kagare ndimo nireba mu kirahure, naribwiye nti ntago ngomba kwicara ngo ntegereze igitangaza kizambashisha kongera kugenda nanone. Ntago ngomba guhora nicaye ahantu mu nguni ndira gusa, ngomba kwiyakira uko meze. Kwiyakira nicyo kintu gikomeye mu buzima. Uwo munsi wa mbere nicaye mu kagare nisize rabero ku munwa, nshaka gusa neza nk'abandi. Ndangije ndireba mu ndererwamo, ndayihanagura vuba cyane n'amarira menshi. Ndibwira nti Mazari uri mu biki? Nta muntu ugendera mu kagare wisiga rabero. Ubwo se bakubona bavuga ngo iki? Nyuma maze kuyihanagura ndongera nisiga indi. Ndavuga nti kubera iki se nge ntagomba gusa neza? Nanjye ngomba gusa neza nk'abandi bose, atari uko hari uwo mbikoreye, ahubwo nkabikorera njye ubwanjye. Ngomba gusa neza ku giti cyanjye. Icyo gihe natangiye kurwanya ubwoba nari mfite ubwoba bwinshi. Natangiye kubwandika ku gapapuro, kimwe kuri kimwe cyanteraga ubwoba ndacyandika. Ubwoba bwa mbere nari mfite ni divorce. Natinyaga gatanya, numvaga ntagomba gutandukana umugabo twari kumwe. Narabibonaga ko atakinshaka, ariko nkavuga nti nzagerageza yongera nyiyumvemo. Icyo gihe narabirebye mbona n'ubwoba mfite, naratinyutse ndamureka aragenda. Umunsi wa mbere numvise ko agiye gushyingiranwa n'undi mugore, naramwandikiye, mwandikira ubutumwa ndamubwira nti ndabyishimiye. Namubwiye ko nishimye kubwe. Ubundi bwoba bwa kabiri nari mfite nanone nuko utazigera mbyara. Icyo gihe nagiye kwa Dr. umwana, kandi koko naramubonye. Barampamagara ngo nze ntwara umwana. Kumva ko nshobora kurera umwana kandi ngendera mu kagare nabyo byari ikibazo ku bantu batari bake. Icya gatatu cyanteraga ubwoba ni uguhura n'abantu byanteraga isoni. Nahoraga nihishe nkavuga ntabanshaka mu babwire ko ndyamye, kuko nahoraga nanga abantu bahora bamfitiye impuhwe, bamfata nk'umurwayi urembye wenda gupfa. Nge numvaga maze kwiyakira, numvaga ntashaka amagambo akomeza kunyumvisha ko ndi umunyantege nke. Ubwo bwoba butatu maze kuburenga, nabaye undi muntu. Natinyaga abantu, none ubu ndi kuvugira imbere y'imbaga y'abantu barenga 5,000. Ntaramugara, ntaragendera mu kagare nk'ako nicayemo uyu munsi. Ntago narinzwi, nari ntaramenyekana. Ntaricara muri aka kagare nicayemo, ntago nabashaga guhagarara imbere y'abantu bangana gutya ngo mbone ikintu mbabwira. Naricara muri aka kagare, ntago nigeze ndota kwa Dr. umwana. Uyu munsi ndi kubabwira ibi, ntago nishimiye ko mfite ubu bumuga, ntago nishimiye ko nicaye muri aka kagare kugira ngo mbashe gukora ibyo byose ntabashije gukora nkiri muzima. Ahubwo ndagira ngo mbabwire ko ndi umugabo wo guhamya ko ikitakwishe kikugira umunyembaraga. Uyu munsi nishimira ko aho kugira ngo ubumuga nagize bongera umunyantege nke, ahubwo bwangize umunyembaraga kurusha mbere. Nawe uyu munsi ubumuga ufite reka bukugira umunyembaraga. Icyo kintu wanyuzemo cyakumenaguye umutima, aho kugusubiza inyuma reka kikugira umunyembaraga. Guhera uyu munsi ntuzongere kumva ko ari wowe ubayeho ubuzima bubi kurusha ubw'abandi bantu, kuko nanjye nyuma yo kunyura muri ibyo nanyuzemo numvaga ari nge muntu ufite ubuzima n'ibibazo bibi kurusha iby'abandi bose. Ariko uyu munsi ndabaza bafite ibibazo biruta ibyanjye. Ikitakwishe nawe kizakugira umunyembaraga.